inside man, I go for someone on the trade property. iyo nza gukenera nanjye gukoresha umuntu urimo imbere hariya ndi gukoresha uri muri timu y'abashinzwe gushora imari. The money, find the thieves. Mushaka amafaranga, mushaka ibirara. Army, maybe state. Uburyo bari gukora bashobora kuba barahoze mu gisirikare cyangwa se abakozi ba leta bizewe cyane. Stay where you are. Guma huri ukomeze utuje ibyo tugiye kureba muri episode ikurikiyeho cyangwa se zikurikiyeho. You can tell me how you're involved. Ugiye kumbwira ukuntu wabire birimo. That's all right. Mu byago Zara. These office worker stumbling through life. Umukozi byacanze uri guca mu buzima buhambaye. People that I am dealing with. Abantu ndi kudiringa nabo Want me dead. bashaka ndi umupfu. Ntago wabyiyumvisha neza niba warebye filime nka La Casa de Papel, Barini ndetse n'izindi z'ubujura zari zifitemo umuteguro udasanzwe. Rimwe na rimwe ushobora kuba waratekereje ko nta zindi filime nziza zizasohoka zimeze nkazo, ariko uyu munsi iyi nkuru ngiye kukubwira si ibikabyo kubera iyi filime. Iyi ni filime bita Steel irimo ubujura budasanzwe. Abenshi bari kuvuga ko iyi filime irenze za La Casa de Papel. Aho bana nanjye ubashe kumenya iby'iyi filime, wibuke gukanda subscribe maze ufungure akazogera kugira ngo tujye tubana, ukande like kugira ngo ino video ubashe kugera ku bantu benshi. Reka dutangire tubabwira kuri ino filime yacu. Tekereza uri umukozi usanzwe, nta mbunda ufite, nta mugambi wo kwiba, ariko mu masaha make gusa ubu uri mu bujura bw'amamiliyari z'amafaranga kandi nta nzira yo gusubira inyuma ihari. La Casa de Papel yatweretse ubujura bwateguwe neza, Barini itwereka ubwenge n'uburiganya, ariko Steel yo itubaza ikibazo giteye ubwoba kurushaho. Ese umuntu usanzwe ahatirijwe ashobora guhinduka umujura? Icyo ni ikibazo nawe wakibaza. Iyi ni seri yakinwe n'Abongereza igizwe n'ibice 6, buri kimwe kigira hafi iminota 50. Iyi seri ntiyibanda ku bujura busanzwe, yibanda ku bantu basanzwe bafashe ku ngufu n'ibi. Iyi ni filime irimo umugore Zara, umugore usanzwe ukora mu kigo gicunga amafaranga y'izabukuru. Umunsi umwe we na mugenzi we Luka bafatirwa mu nyubako bakoreramo n'abantu batazi, abantu bafite umugambi umwe rukumbi, kuba amafaranga menshi atarigeze yibwaho mbere. Zara ndetse na Luka basabwe gukoresha ubumenyi bwabo mu by'amafaranga, bagakora amakosa make ashobora gutuma abantu bapfa. Mu gihe polisi nayo irimo gushakisha igisubizo, igihe kiragenda kikagabanuka, igitutu kikiyongera, n'umurongo uri hagati y'uwahohotewe n'umujura ugatangira kuyoyoka. Impamvu ya mbere Steel ikunzwe ni uko iki ni ibintu byabayeho. Impamvu ya kabiri no filime Steel ikunzwe ni psychology yayo. Impamvu ya gatatu iyi seri ishobora gukundwa nuko Steel itagusaba guhitamo uwo ukunda. Umujura ashobora kugutera impuhwe, ariko wibwe nawe ashobora kukubwira impamvu ye. Ibi bituma Steel iba seri utekerezaho na nyuma yo kuyireba. Reka turebere hamwe bamwe mu bakinnyi bayikinamo. Uwitwa Sophia Turner yakinnye nka Zara. Uyu ni umukinnyi twamenye muri filime nziza cyane nka Game of Thrones, ariko muri Steel agaragara mu ruhare rurerure rufite igitutu ndetse n'amarangamutima menshi. Ash Madekwe yakina nka Luke, umugabo ugerageza gukomera ariko agahora mu ntambara y'imbere muri we. Hari kandi Jacob Fortin Riot ukina nk'umupolisi ugerageza gukurikira ukuri mu gihe amakuru agenda ahindagurika. Imikinire yabo ituma wumva ko iyi nkuru ari iy'abantu nyabo. Iyi ni imwe muri filimi nagushishikariza kureba muri uno mwaka niba utarayireba. Wakoze kubana nanjye, wibuke gukanda subscribe maze ufungure akazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Wibuke no gukora like ndetse ujye no muri comment utubwire indi filimi twazakubwiraho. Jye mpamagara Gustave Nikonita. Ciao ciao, hasta la vista.